mu ruhande rwijimye rw'amateka y'isi hari igitabo giteye urujijo cyavumbuwe mu buryo bw'umwuka kitagaragara nk'ibindi byanditswe, nicyo bita igitabo cya Mormon. Igitabo kivugwaho ko cyaturutse ku ndimi z'ibihe bya kera cyane, zanditswe ku mbaho z'icyuma zisa n'izijyanye n'ibanga ry'imiryango yashyizeho amateka abantu batarasobanura neza. Abafite amaso y'umwuka bavuga ko icyo gitabo gikubiyemo imibereho y'abantu babayeho muri Amerika ya kera, abantu bavuga indimi zitaramenyekana, bavuga ku bwoko bw'Abanephite n'Abamanite, amoko biravuga ko yaturutse mu bihugu by'inyanja ya kure. Bavuga ko mu mpande z'inyandiko zabo harimo amagambo asa n'ayo mu bindi bitabo byera, ariko agaragaza ibintu bitigeze bisobanurwa neza, imirongo ivuga ku ntambara z'umwuka, ibiyaga binyura mu kirere, n'abahanuzi bari bakomeye kurusha uko amagambo y'abantu abasha kubisobanura. Murakaza neza ku Amayobera TV, urubuga rwihariye rugamije gucukumbura no kugaragaza ibintu bihishe, amabanga atavugwa n'amayobera akomeje kuyobera isi n'abantu bayo kuva kera kugeza uyu munsi wa none. Wicikwa n'amabanga, amayobera n'ibitavugwaho rumwe tubagezeho muri buri kiganiro tubategurira kuri isheni yacu kandi yanyu. Muri make, aha niho honyine wasanga ibintu bidasanzwe utapfa kumva ahandi. Icyo bigusaba rero ni ugukanda subscribe ndetse no gukanda ku nzogera kugira ngo ubone amakuru mashya mbere y'abandi. Ngende Munyirabanga ati mbahaye ikaze. Igitabo kivugwaho ko cyahishuwe n'Imana ubwayo, ariko uburyo cyabonetse nabwo bwuzuyemo ibitaramenyekana. Amabaho y'icyuma yanditseho ayo magambo ngo yabaga mu isanduku ibengerana, yabaga munsi y'ibuye ry'umwijima, ahantu hibereyemo ibintu biteye ubwoba n'ibiruhura. Uwabivumbuye Joseph Smith ngo yarebaga ayo magambo yanditse mu rurimi rutaramenyekana akoresheje amabuye abonesha urumuri rutagereranywa, urumuri rutari urw'isi ya muntu. Bivuga ko uwari ufite icyo gitabo yari afite urufunguzo rwo gusobanukirwa n'amateka atari ay'abantu gusa, ahubwo y'ibiremwa by'umwuka. Bivugwa ko byigeze kwambuka inyanja z'inyenyeri. Ibyo bitabo binyanyagiyemo bikubiyemo ingendo z'abanyamashuri b'imbaraga, izina ry'abami batavugwaho rumwe, n'amayobera yo ku buryo Yesu ngo yaje ku mugabane wa Amerika nyuma yo kuzuka. Ariko ibanga rinini rirakomeza. Abemera bo bavuga ko ari igitabo kera cyahishuriwe abantu, mu gihe abandi bakivugaho ko ari igitabo cyuzuyemo ibanga ry'abantu b'indisi, abadutse mu bihugu by'amayobera kugira ngo basige ubutumwa bwabo bw'iby'inkomoko. Urujijo rwinjira mu mwijima w'amateka kera, aho ibimenyetso bigaragara ariko ibisobanuro bikabura. Igitabo cya Mormon gikomeza kuba igicumbi cy'amayobera, aho kwemera n'urusaku rw'ibanga bihurira. Kuri bamwe ni igitabo cy'Imana, ku bandi ni urufunguzo rw'amateka ya buri nyandiko, ariko kuri bose gikomeje kuba igitabo cyinjira mu bwenge bw'abantu nk'ijambo riturutse mu mwijima, kivuga iby'amaso menshi atashoboye kubona. Ese waba warigeze wumva ko nyuma yo kuzuka Yesu Kristo yagaragaye ku mugabane wa Amerika akigisha imbaga y'abantu batari Abayuda cyangwa Abagiriki? Ese waba uzi ko hari igitabo kera gifatwa nk'ijambo ry'Imana kimwe na Bibiliya, ariko kivuga ku bindi bihugu, abandi bahanuzi n'andi mateka atari aya Isirayeli? Ni iki cyihishe inyuma y'igitabo cya Mormon? Igitabo kivugwaho byinshi, gihinyurwa n'abatari bake, ariko gikundwa n'abayoboke babarirwa muri za miliyoni ku isi yose. Ni bande ba Nephite na Lamanite? Kuki iki gitabo kivuga ko Yesu Kristo yageze ku mugabane wa Amerika? Ariko kandi nanone, kuko byaba ari ukuri ko hari abantu bavumwe n'Imana bagahabwa uruhu rwirabura kugira ngo bazagire isura iteye ubwoba? Ese birashoboka ko igitabo kera cyigisha ko abantu b'uruhu rwirabura badakwiriye gushakana n'abandi b'uruhu rwera? Mu gitabo cya Mormon byanditswe ko abantu baturutse kuri Lamanite bahinduriwe isura n'Imana, bikaba byarateje impaka ndende ku rwego rw'isi. Bamwe babifata nk'ivangura ry'amoko ryambaye isura y'ubuhanuzi. Muri iki kiganiro kirambuye tugiye gusobanukirwa aho iki gitabo cyaturutse, uruhare rwa Joseph Smith, uko kivuga Yesu Kristo, impamvu gifatwa nk'igitabo kera, n'amoko abiri y'ingenzi akigaragaramo, Nephite ndetse na Lamanite, hamwe n'ukuntu inyandiko zivuga ku muvumo w'uruhu rwirabura zasize igikomere mu myumvire y'itorero ndetse n'isi muri rusange. Iyi ni inkuru irenze ukwemera, ni urugendo rwo mu buhanuzi, amateka, amayobera n'impaka zikomeye. Igitabo cya Mormon cyangwa se The Book of Mormon ni igitabo kera cyanditswe nk'inyongera kuri Bibiliya, gifatwa nk'ijambo ry'Imana n'Abamormon bazwi cyane nka The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Kivuga amateka y'Imana n'abantu bo ku mugabane wa Amerika mu gihe cyabanjirije Yesu Kristo ndetse na nyuma yo kuzuka kwe. Cyashyizwe ahagaragara na Joseph Smith mu mwaka wa 1830 nyuma yo kuvuga ko yakibwiwe binyuze mu byahishuwe, akagihabwa n'umumarayika witwa Moroni. Joseph Smith yavuze ko yagisomye ku bisate by'icyuma cyiza gisa na zahabu, akoresheje uburyo bw'umwuka bwo guhindura ururimi hagati y'umwaka wa 1827 n'1829. Bimwe mu bitabo rero bigize Book of Mormon. Igitabo cya Mormon kigizwe n'ibice byinshi byanditswe n'abahanuzi batandukanye. Dore ibice bikomeye bikirimo. Hari icyo bita First Nephite and Second Nephite. Aha niho hatangirirwa hakanavuga urugendo rwa Lehi n'umuryango we bavuye Yerusalemu bajya muri Amerika. Hari kandi Jacob, Enos, Jalom na Omuni. Ni ibitabo byakomotse kuri Nephite. Hari kandi Words of Mormon, inyandiko y'inyongera ya Mormon, umwanditsi mukuru.
Hari kandi Moshiya, Alma ndetse na Helaman, ni ibitabo bivuga iby'abahanuzi n'abami bo muri Amerika. Hari kandi Third Nephite, aha niho Yezu Kristo agaragara muri Amerika nyuma yo kuzuka. Icya nyuma ni Fourth Nephite, Mormon, Esther ndetse na Moroni. Ni ibitabo bya nyuma birimo umusozo w'inkuru ndetse n'ubuhamya bwa Mormon ndetse na Moroni. Nephite na Lamanite ni bande? Reka dusobanukirwe neza inkomoko y'aba bantu, ari nabo shingiro nyaryo ry'iki gitabo cya Mormon. Mu gitabo cya Mormon, abantu benshi bagize amateka yacyo bavuka mu miryango ibiri yaturutse kuri Lehi, umuhanuzi wavuye i Yerusalemu. Abo nibo Nephite, nibo ba mbere baturutse kuri Nephi, umuhungu w'umugwaneza wa Lehi. Basengaga Imana, bari ntangarugero mu byo kwitwara neza, nubwo rimwe na rimwe bagaragaragaho gusubira inyuma. Bubatse ubwami bwabo muri Amerika. Nibo benshi mu banditsi b'igitabo cya Mormon, gusa baje kurandurwa burundu n'abanzi babo, abo bita Lamanite, nk'uko bivugwa mu mpera z'iki gitabo. Lamanite noneho rero baturutse kuri Lamani, mwene nyina wa Nephi. Aba banze kumvira Imana ndetse barangwa no kwigomeka. Bahoraga bashyamiranye n'Abanephite, babica cyangwa babanyaga ibyabo. Nyuma y'intambara ndende nibo basigaye mu gihugu nyuma yo kurimbura Nephite. Abamormoni bamwe bemera ko aribo baje kubyara amahanga y'Abayindiyeni cyangwa se abo bita Native Americans. Igitabo cya Mormon kigamije iki? Igitabo cya Mormon cyari kigamije kwigisha ko Yezu Kristo ari umukiza w'isi, gutanga ubuhamya bw'ihishurirwa ry'Imana hanze ya Isiraheli. Hari kandi gukomeza ukwemera kwa Gikristo no kwerekana ko Imana itarangiye gukorera mu bantu. Impaka n'ibibazo kivugwaho, gusa bamwe bavuga ko nta bimenyetso bifatika bigaragaza ko ibyo kivuga byabayeho koko. Hari n'abashakashatsi bavuga ko ibivugwa ku moko ya Nephite na Lamanite bitashoboye kwemezwa n'amateka cyangwa ubumenyi bw'ubuvumbuzi. Nubwo bimeze bityo kandi, abayoboke ba LDS rya torero twavuze rya Latter-day Saint bakomeza kukibona nk'ukuri ko guhishurirwa kivuga Imana yo mu ijuru. Tugarutse ku byo iki gitabo cya Mormon kivuga ku ruhu rw'abitwa Lamanite, binavugwa ko bamwe bo mu itorero rya LDS ko abirabura baturutse ku kuvumwa kw'Abalamanites. Mu gice cya kabiri Nephi ku murongo wa 5 kugeza ku 21 handitse ko nyuma y'uko Lamanite bigometse ku Mana, Imana yabavumye ibaha uruhu rwirabura kugira ngo bahabwe isura iteye ubwoba, ku buryo Nephite batazagira ubushake bwo kubashakamo. Iri jambo ryakunze gusobanurwa nk'aho uruhu rwirabura ari igihano cy'Imana kikabatera kwangwa no gutandukanywa n'abandi, by'umwihariko na Nephite bafatwaga nk'abera. Uyu murongo wakoreshejwe cyane mu mateka y'itorero rya LDS, aho bita Mormon n'ubundi, kandi wanateje impaka nyinshi mu isi. Iryo hame ry'umuvumo ryakoreshejwe mu mateka ya LDS mu myaka ya mbere y'itorero mu kinyejana cya 19. Bamwe mu banyamuryango b'itorero rya LDS barimo n'abayobozi baryo basobanuraga Lamanite nk'abirabura, ubwirabura bufitanye isano n'ubugome cyangwa n'ubuvumo, aho byagaragaye naho abirabura bari babujijwe kugira inshingano mu itorero nk'ubusaseridoti kugeza mu mwaka wa 1978, aho bahabwaga akato. Lamanite kandi bagereranywaga n'abaturage ba Amerika y'ubu bafite inkomoko ya Amerika y'Amajyepfo, abo bita Native Americans. Bavuga ko uruhu rwabo rwahindutse bitewe n'imyitwarire mibi, kwigomeka ku Mana. Kubashakamo byari bitemewe ndetse byafatwaga nko kwiyanduza k'umuryango w'abera. Mu mwaka wa 1978 itorero rya LDS ryatangaje ko umugisha w'Imana n'ubusaseridoti bigenewe abantu bose hatitawe ku bwoko, ibara ry'uruhu cyangwa inkomoko. Ibi byaje kandi mu buryo bw'ubuhishurwe bwatangajwe na Perezida Spencer W. Kimball. Igikorwa cyafashwe n'itorero nk'ubushya, kandi kuva ubwo nta muntu wongeye kubuzwa inshingano z'itorero cyangwa uburenganzira bushingiye ku ruhu. Kugeza uyu munsi itorero rya LDS ryamagana urwango rw'amoko gusa. Hari bamwe bakirifite batemera abantu birabura kuko bavuga ko bavumwe n'Imana ikabahindura umukara nk'isura ikanganye. Basobanura ko inyandiko zo mu gitabo cya Mormon zavugaga ibihe byihariye bya kera atari amabwiriza y'ubu. Hari inyandiko kandi nshya zikorwa n'itorero zisobanura ko uruhu rwirabura rushobora kuba ishusho y'umutima w'abantu cyangwa se symbolic, aho kuba igihano ku ruhu rusanzwe. Ese kugeza uyu munsi wa none hari abakemeza ko Lamanite bavumwe koko? Hari bamwe mu banyamurage b'idini rya LDS cyane cyane mu bagendera ku mafunguro ya kera y'itorero bakigendera kuri iryo somero ridasobanutse neza, bakavuga ko Lamanite n'abandi bafite uruhu rwirabura bavuye kuri gahunda y'Imana, ko ugushyingiranwa hagati y'amoko ari ukwica ihame ry'ubudacogora cyangwa se purity of seed. Ariko ibi ntabwo bikiri amahame yemewe n'itorero rya LDS rigezweho, kandi ibiro bikuru byaryo bimaze gutangaza kenshi ko icyaha cy'amoko atandukanye cyangwa isura y'umubiri ntaho bihuriye n'icyaha cyangwa imigirire mibi. Nubwo igitabo cya Mormon gikuyemo amagambo yiswe ayo kuroga uruhu ku Lamanite, ibi byanditswe mu buryo bw'amateka y'icyo gihe, bityo ntibikwiriye gufatwa nk'ihame rihoraho. Impinduka zaje nyuma zerekana ubushake bw'itorero bwo kwisubiraho, nubwo hari ababibona nk'igisobanuro cya politike cyangwa igitutu cy'isi. Ibi byose bitanga isomo ku buryo imyemerere ishobora guhinduka uko ibihe bihinduka, ndetse bikatwibutsa kwitwararika iyo dusoma ibitabo byera, cyane cyane ibivugwa ku moko.
imiterere y'abantu n'uburenganzira bwabo. Umuvumo w'uruhu wa Lamanite ni kimwe mu bice bikomeye byateje impaka mu myandikire y'igitabo cya Mormon. Nubwo cyahuzwaga n'ivangura ry'amoko mu mateka, ubu itorero ryabisubiyemo rishyiraho amahame ashingiye ku buringanire n'ubwubahane hagati y'abantu bose. Ariko impaka ziracyahari mu mitwe itandukanye, ndetse n'isomo ry'uko idini rishobora kugirira ingaruka sosiyete. Igitabo kandi kivuga ko Yesu Kristo yaje muri Amerika mu gice cyitwa Third Nephite. Habonekamo igice kidasanzwe cyo mu gitabo cya Mormon aho Yesu Kristo agaragara ku mugabane wa Amerika nyuma yo gupfa no kuzuka i Yerusalemu. Nyuma y'ibiza bikomeye, imyuzure, imitingito, umwijima byabaye nyuma yo kubambwa kwa Yesu Kristo, abatuye Amerika aribo bari aba Nephite na Lamanite bahuye n'ibihe bikomeye by'akaga. Yesu yaraje yigaragaza imbere y'abantu benshi barenga 2500, abereka ibikomere bye nk'uko yabikoze kuri Thomas Yerusalemu. Yashyizeho isakaramento ry'umutsima n'umuvinyo, anatoranya intumwa 12 muri Amerika nk'uko yabikoze muri Yudeya. Yasabye kandi abantu kubatizwa, gukundana no gukomeza ukwemera. Ikihariye kuri ibi, iyi nkuru yerekana ko Yesu Kristo atari we wa Palestine gusa, ahubwo ko yakoreye no ku yindi migabane. Bikaba bituma aba Mormon bamwita umwami w'isi yose. Noneho reka turebe uruhare rwa Joseph Smith mu gitabo cya Mormon. Niwe washinze itorero rya Yesu Kristo ry'abera bo mu minsi ya nyuma, LDS Church, akaba anafite uruhare rwihariye mu kugaragaza igitabo cya Mormon ku isi. Ibikomeye bimuvugwaho, yavuze ko mu mwaka w'1823 umumarayika witwa Moroni yamweretse aho ibikoresho bya zahabu biri, ibyo bise golden plates, bikaba ari byo byarimo amateka y'abantu bo muri Amerika. Mu mwaka w'1827 yayoboye ibikorwa byo kubibona no kubihindura mu rurimi rw'icyongereza akoresheje ibintu yise Urim na Thummim, ibikoresho by'ibyahishuwe. Hanyuma mu mwaka w'1830 yasohoye igitabo bwa mbere, akomeza no gushinga idini ritandukanye n'ayandi asanzwe muri Amerika icyo gihe. Impamvu y'ingenzi, aba Mormon bamufata nk'intumwa ya none yahishuriwe ijambo ry'Imana rishya riri inyuma y'igitabo cya Bibiliya. Mu myemerere y'aba Mormon, igitabo cya Mormon gifatwa nk'ijambo ry'Imana kimwe na Bibiliya. Ibyumvo bihanganye ku gitabo cya Mormon duhereye ku bemera. Abemera babona igitabo nk'ikirenze ku gitabo byari bisanzwe bizwi mu myemerere ya Gikristo. Bavuga kandi ko gitanga urumuri rushya kandi gisobanura ibitavugwa muri Bibiliya nk'ubusobanuro bwihariye kuri Yesu Kristo. Abatabyemera bavuga ko ari igihimbano kidafite ibisobanuro by'amateka byashimangirwa n'ubumenyi bwa siyansi cyangwa arkeoloji. Bafite kandi impungenge ku mateka ya Joseph Smith, harimo n'amakuru avuga ko yigeze kuba mu bikorwa by'ubupfumu. Igitabo cya Mormon ni igitabo gikomeye cyane mu myemerere y'aba Mormon, cyuzuyemo amateka, ubuhanuzi, inyigisho za Yesu n'inkuru z'amoko y'abantu batuye Amerika. Abakemurampaka n'abahanga mu by'iyobokamana bakivugaho byinshi bitandukanye, ariko abakizera bakibona nk'inkingi ya nyuma y'ukwemera kwabo. Aba Mormon cyangwa se abayoboke b'itorero rya Church of Jesus Christ of Latter-day Saints LDS kugeza uyu munsi wa none ni abantu bafite imyemerere n'imibereho idasanzwe kandi ifite umwihariko, haba mu myitwarire, umuco, umubano wabo n'isi n'uburyo bitwara mu buzima bwa buri munsi. Muri rusange hari aba Mormon barenga miliyoni 17 ku isi hose nk'uko imibare ya LDS Church yabitangaje. Benshi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko muri Leta ya Utah, aho LDS ari idini rikomeye kurusha andi yose. Ariko n'ahandi ku isi barahari cyane: Amerika y'Epfo nko muri Mexique na Brazil, Afrika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Nigeria, Ghana, Afrika y'Epfo, ukongeraho ibice byo muri Aziya nka Philippines, Pacific Island ndetse n'Uburayi. Dusoza tutagiye kure cyane, igitabo cya Mormon ni kimwe mu bitabo bivugwaho byinshi kurusha ibindi mu mateka y'Iyobokamana. Cyavuzweho n'abemera ko ari ijambo ry'Imana ryahishuwe, ndetse n'abagishyira mu majwi nk'igitabo cyatejwe imbere n'umuntu, cyatanzwe n'uwitwa Joseph Smith wavuze ko yahawe ubuhishurwe binyuze ku bisate by'icyuma cyiza, cyanditsweho amateka y'abantu b'ibihugu byo mu mugabane wa Amerika, ari naho Yesu Kristo nk'uko bivugwa yaje kwigisha nyuma yo kuzuka. Ni igitabo kirimo kandi amateka y'amoko abiri akomeye cyane: Nephite, abagize uruhare mu kurinda ukwemera, ndetse na Lamanite, bivugwa ko bavumwe bagahindurirwa uruhu kubera kwigomeka ku Mana. Iyi nkuru y'uruhu rwirabura yateje impaka ndende mu mateka y'itorero rya LDS, ndetse yifashishijwe n'abagenderaga ku mategeko y'ivangura ry'amoko. Nubwo bimeze bityo kandi, aba Mormon bo muri iki gihe ni abantu bazwiho ubupfura, umurimo, isuku, ukwemera gukomeye n'ubwitange mu buyoboke bwabo. Bafite kandi umuco wihariye, imyitwarire ikomeye ku ngingo z'imibereho myiza, ndetse n'imbaraga zitangaje mu gukwirakwiza imyizerere yabo ku isi hose. Gusa si bose bafite iyi mico myiza cyangwa se imiyoborere myiza mu idini ryabo. Nko mu Bwongereza usanga aba Mormon baho ahari abagifite imyumvire y'uko abirabura ari Lamanite bavumwe nyuma yo kwigomeka ku Mana. Iyi nkuru igaragaza ko ukwemera k'umuntu gushobora gushingira ku byahishuwe, ku mateka yihariye no ku ntego y'ubuzima, ndetse ikatwibutsa ko nubwo abantu batemeranya ku myizerere, gusobanukirwa abandi bitanga amahirwe yo kubana neza no kugira ubumuntu mu bushishozi.
Ngende mugira banga ati ndabashimiye kandi mbibutsa gukora subscribe kugira ngo twaguke kurusha uko tumeze uyu munsi wa none. Mugire ibihe byiza aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi.